نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ashimwe kandi asingizwe Allah subhanahu wa ta'ala amaro n'umugisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abakurikiye inzira ye igororotse n'abazakomeza gukurikira iyo nzira kugeza ku munsi wa nyuma. Muri iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan hari ibibazo bikunze kwibazwa cyane cyane kubijyanye n'igisibo kirebana n'umuntu uri ku rugendo, al-musafir, umuntu uri ku rugendo hukumu ye ni iyihe? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kibazwa, ese urugendo ruvugwa ahangaha ni urugendo rureshya gute, cyangwa ni urugendo rwakozwe mu yihe nzira? Ese ni urugendo rwo mu mazi, ni mu kirere, cyangwa se ni urugendo rwo ku butaka? Ibi byose ni ibibazo tugiye kuganiraho muri kano kanya kugira ngo turebe umurongo idini riha cyangwa se ibisubizo byatanzwe kuri ibi bibazo byose abantu bakomeza kwibaza. Umuntu uri ku rugendo Imana yamwemereye yuko yasiburuka igihe ari ku rugendo akazishyura mu minsi yuko azaba yaragarutse, mu minsi ya nyuma yo kuba yaragarutse yaravuye mu rugendo yararimo. Imana ivuga muri Quran ayivuga iti faman kana minkum marid aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Nanone mu yindi aya Imana ikavuga iti waman kana minkum marid aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Nimuzaba murwaye cyangwa muri mu rugendo muzishyure iyo minsi mu minsi izakurikira. Ni ukuvuga ngo ni mu minsi izakurikira ya nyuma y'umunsi y'iminsi y'igisibo. Umuntu ashobora kuba yatangira igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ari mu rugendo, cyangwa se akaba yakora urugendo hagati mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, cyangwa akaba yakora urugendo mu minsi ya nyuma cyangwa iya mbere y'ukwezi kwa Ramadan. Iyo umuntu yakoze urugendo akagenda, hukumu ye mu birebana n'igisibo aba yemerewe gusiburuka, mu birebana n'iswala aba yemerewe gufatanya iswala ndetse no kugabanya abyo bita aljamo. Ubwo no kugabana, guhuza iswala ndetse no kuba umuntu yakora kasru cyangwa se kuba yagabanya iswala igihe ari ku rugendo aba byemerewe. Tugarutse ku gisibo kuko icyo turimo turaganiraho uyu munsi, iyo umuntu ari mu rugendo, urugendo rugabanyijemo ibice bigera kuri 2 cyangwa 3. Hari urugendo rushobora kuba uyu muntu asibye cyangwa adasibye byose bijya kungana, bivuga ngo n'ubundi niyo aza kuba yasibye cyangwa atasibye urabona urwo rugendo rwe nta tandukaniro ririmo. Ahangaha ni nk'abantu bakora ingendo rimwe na rimwe zitagoranye cyangwa se zakozwe mu buryo twavuga ko bworoheje, bagenda n'amamodoka, bagenda se n'indege cyangwa se bagenda n'amato, ariko akabona ko gusiba no kudasiba kuri we byose bingana. Uyu nguyu al-afdal as-sawm, nuko ibyiza yagira gute? Yasiba. Ubwo turavuga ku gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, ibyiza niko kuri we yasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan igihe abona yuko byose bingana. Hari wa wundi noneho urugendo rwe ruba rugoye cyangwa se ruba rumworoheye ku buryo ahubwo kudasiba kuri we yaba ameze nkaho n'ubundi yasiburutse gusa, kwa ko nyine arafite uburenganzira bwo ntabwo buri buveho. Yasiburutse ariko akabona ko bimworoheye cyane kuba yakwisibira. Abamenyi bavuga ko uyu ari byiza ko yasiba, kubera ko kuzishyura wenyine biragorana. Iyo abantu bamaze kuva mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, wowe ukazagaruka urimo gusiba iminsi abandi basibye uri wenyine, biba bisa nkaho bikuremereyeho gatoya. Icyo cya nyuma ni wa muntu ufite urugendo rurimo mashaka, urugendo rurimo imvune n'ingorane, urugendo ku buryo gusiba kuri we yaba arimo gukora ibintu bimusaba imbaraga n'ubushobozi bukomeye cyane. Uyu nguyu iyo bigaragara ko gusiba kuri we birimo ingorane n'ibibazo bikomeye cyane, alwajibu alayhi nuko yasiburuka, ategetswe gusiburuka.
mu gihe urugendo rugaragaramo ibyo bibazo bitandukanye, ari urugendo rw'inzitane rumugoye cyane rurimo imvune ku buryo gusiba kuri we yaba arimo gukora ibintu bimeze nk'aho arimo gushaka gushyira ubuzima bwe mu kaga, uyu ategetswe gusiburuka. Urugendo ruvugwa ahangaha ni urugendo bimana urugendo urufana, ubu urugendo uburyo ruzwi mu muco w'abantu kanaka yagiye mu rugendo, yaba umuntu yarukoze agenda n'imodoka, yaba yarukoze agenda n'ubwato, yaba yarukoze agenda n'indege turavuga mu kirere, yewe kabone niyo yaba yarukoze agenda n'ifarasi. Mu gihe cya kera abantu bakoreshaga amafarasi n'indogobe bagenda bagakora urugendo rurerure, urwo nirwo twita urugendo. Ku bijyanye n'ibirometero, abamenyi bavuze byinshi bitandukanye, bamwe bakavuga bati ni uguhera ku birometero 90 kuzamura, abandi bakavuga bati ni uguhera ku birometero 100 n'ibindi kuzamura, ariko abamenyi mu mvugo twavuga ko bagize ko ariyo mvugo y'ukuri, nicyo twita urugendo mu buryo bw'umuco abantu bamenyereye kwita ngo urunguru ni urugendo. Umuntu aramutse avuye hano mu mujyi wa Kigali akagenda akajya, wenda tuvuge avuye hano mu mujyi agiye i Remera, cyangwa avuye hano mu mujyi agiye i Kanombe, cyangwa avuye hano mu mujyi agiye hano hirya i Nyamata, ntabwo yabwira abantu ngo ngiye mfite urugendo ngo nzagenda ejo, ngo ejo nzajya mu rugendo. Ariko iyo umuntu afite urugendo ari bukora akavuga ati wenda urugero nzajya Rusizi, anasezera n'abantu babwira ati mfite urugendo ntabwo nzaba mpari, nzaba ndi Rusizi. Ariko hano i Kanombe wabwira umuntu ati ningaruka tuzahita tubonana. Ariko ntabwo wabwira umuntu ngo ngiye kujya Rusizi, cyangwa ngiye i Kampala, cyangwa ngiye Nairobi, ndagaruka mu kanya tuvugana. Oya, aho ngaho bakoze urugendo, kandi urugendo bigaragara ko ari urugendo rurerure, urugendo abantu bavuga bati mu muco w'abantu urunguru ni urugendo. Uyu muntu rero nk'uko twabivuze aba afite amahitamo, uruhushya Imana yararutanze, ku buryo uramutse ubonye umuntu wagiye mu rugendo agasiburuka, ntabwo ugomba kuvuga ngo kuki kanaka atasibye, ese kuki kanaka namubonye arimo kurya. Nta nubwo uyu muntu wakoze urugendo, nacyo nagira ngo twumvikane, nta nubwo uyu muntu wakoze urugendo akagaruka avuye mu rugendo ategetswe gusiba igice cy'amasaha asigaye kugira ngo amasaha yo gusiburuka agere. Urugero kugira ngo byumvikane neza, niba umuntu aje avuye mu rugendo akagera nko mu Rwanda, yaraturutse nk'ahantu mu rugendo cyangwa se ahantu hanze, akinjira mu Rwanda nka saa 4 cyangwa saa 5 z'amanywa, ntabwo ategetswe gusiba aya masaha asigaye, kuko ko n'ubundi atari yasibye. Ngo wenda ngo tuvuge ngo numubona kanaka cyangwa se nuvuga ngo kanaka ntiyasibye, biragaragara nkaho yakoze ikintu kitemewe, kuko ni uruhushya Imana yatanze. Ni kimwe n'iswala, umuntu uri ku rugendo aramutse afatanyije iswala yaba abikoze kuko abifitiye uburenganzira. Ariko yagiye gusari n'abandi mu musigiti, agasari n'ijama, agasari iswala atazifatanyije, agasari iraka zuzuye, nabyo ntacyo byaba bitwaye, byaba byemewe. Ni kimwe nk'uyu muntu rero uri ku rugendo. Abamenyi bavuga ko urugendo mu gihe rukoroheye byaba byiza cyane yuko wasiba kuruta uko utasiba cyangwa ugasiburuka. Ariko nanone uyu muntu asiburutse nabwo yaba akoze ikintu cyemewe, kubera ko amategeko arakimwemerera. Igihe cyose yaba ari mu rugendo, amategeko amwemerera yuko yasiburuka. Gusiba kuri we rero no gusiburuka igihe bingana, ibyiza nuko yasiba, kubera ko kuzishyura iminsi uri wenyine biragorana. Imana iti fa'iddatun min ayamin ukhra, abagomba kuzishyura ya minsi igihe cye, ya minsi abagomba kuyishyura igihe yavuye mu rugendo. Hano harimo ibice bigera nko kuri 2, hari igihe ashobora kugaruka akava mu rugendo bakiri mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Uyu nguyu asiba ya minsi isigaye kugira ngo basiburuke, hanyuma basiburuka agasiburukana n'abandi, kubera ko ntabwo yakomeza gusiba, ko ntabwo byemewe gusiba ku munsi wo gusiburuka ari umunsi w'Eid. Nyuma ya ya minsi, ubwo nyuma y'umunsi mukuru w'Eid aba yemerewe kuba yagira gute, kuba yatangira gusiba, aba yemerewe. Ndagira ngo hano byumvikane, ubwo biba bitari byaba itegeko cyane kubera ko bagifite iminsi. Ariko mu gihe yabasigaje iminsi mikeya, abona ko asigaje iminsi mikeya hagiye kwinjiramo igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan,
ya minsi kuri we kuyisiba biba ari itegeko. Niyo yaba ari n'umugore utarayisibye, ubundi bavuga ko umugore yasibye iminsi ya sunna agomba kubanza gusaba umugabo we uburenganzira, ariko igihe arimo kwishyura iyi minsi kandi asigaranye igihe gitoya, nta nubwo yemerewe gusaba, ntabwo ategetswe gusaba uburenganzira umugabo we, kuko aba agomba kwishyura iriya minsi ikarangira kandi mbere y'uko twinjira mu gisibo kindi gikurikiyeho. Kuko iyo twinjiye mu gisibo kindi gikurikiyeho, umuntu yari afite iminsi atasibye, iriya minsi ayibonera icyaha, icyo ngicyo ndagira ngo nanone cyumvikane, ayibonera icyaha kuko atayikoze mu gihe cyari giteganyijwe kandi yari afite igihe kirekire gihagije kuba yayikora, kandi agategekwa kuzanayishyura nanone nyuma y'icyo gisibo kiba kije. Ubwo nuvuga ngo ntabwo ideni ryayo riba rirangiye nubwo yaboneye icyaha, icyo gisibo kije arabanza akagisiba cyose kikarangira, n'ubundi akazishyura ya minsi atasibye ku mpamvu ze ku giti cye, atasibye muri cya gisibo cyagize gute, cyabanjirije icyo ngicyo kiba kinjiye. Iyo rero tuvuze ko umuntu yari ari mu rugendo cyangwa se ari ku rugendo, agomba kuzirikana yuko ni uburenganzira bwe, ni uruhushya afite, ariko uruhushya cyangwa se uburenganzira ibyo umuntu abikoresha uko we ku giti cye yabigennye cyangwa uko we ku giti cye abyumva. Ntabwo ari ukuvuga ngo byanze bikunze nturi busibe cyangwa se urasiba, kandi niba abantu bajyanye ku rugendo harimo abasibye n'abatasibye ntacyo biba bitwaye. Umwe mu basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe wavuze ati kunna nusafir ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, twajyaga tujyana mu rugendo n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muri twe harimo abasibye ndetse harimo n'abatasibye. Ntabwo abasibye babazaga abasibye abatasibye ngo kuki mwebwe mutasibye, nta nubwo abasibye cyangwa abatasibye babazaga abasibye ngo kuki mwebwe mwasibye. Bigaragara ko ni uburenganzira bwabaga bwatanzwe, ni uruhushya rwabaga rwatanzwe, kandi buri wese yakoresha mu buryo we yatekerejemo. Wasibye rero cyangwa utasibye ntabwo ufatwa nk'aho wakoze ikintu kitemewe, kubera ko ari usibye biba byemewe, ari n'utasibye nawe biba byemewe igihe yaba ari ku rugendo birebana n'amategeko y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Umuntu rero uri ku rugendo n'uwo nguwo, kandi urugendo nanone urugendo rugira igihe, birumvikana. Hari aho bavuga bati umuntu aje akagera ahantu yashyikiye cyangwa yagombaga gushyikira cyangwa yaragiye, ese urugendo rumara iminsi ingahe? Ese urugendo rumara igihe kingana iki? Urugendo rumara igihe umuntu ibyo yagiyemo abirangije. Nta munsi wo kuvuga ngo ni iminsi 2 cyangwa iminsi 3. Ndabaho urugero, umuntu afashe imodoka akagenda akajya i Nairobi, akavuga ati ngiye kuzana umuzigo, akaba yateganyije ko umuzigo washobora kuwuzana wenda mu minsi 3 cyangwa mu minsi 4, akamara icyumweru cyangwa ibyumweru 2 cyangwa ibyumweru 3 akirukanka inyuma y'umuzigo kugira ngo wa muzigo ube wabonetse. Uwo nguwo aba akiri muri hukumu yuko akiri musafiri, kuko ntabwo bagiye gushyikira cyangwa se gutura i Nairobi. Nairobi yajyanywe n'akazi ko kuzana ibyo yagiye kuzana, byatinze kuboneka, aba acyemerewe kuba uyu nguyu yasiburuka. Ndetse no kubirebana n'iswala, aba acyemerewe kuba yagabanya iswala. Ubwo iyo tuze kugabanya ni iswala zifite rakenye, ndetse no gufatanya iswala. Ubwo izifatanywa nazo ni iswala ya dhuhuri na lasiri, ndetse n'iswala ya magharibi na isha. Izo nizo swala zifatanywa, kandi kuzifatanya uzifatanya ku gihe kimwe muri izo swala, yaba ari iya mbere cyangwa se iya kabiri, uko umuntu yaba ashaka. Urwo ni uruhushya umuntu aba yahawe. Ibi rero nibyo birebana n'amategeko ajyanye n'igisibo, cyangwa se kubirebana n'umuntu uri ku rugendo, wakoze urugendo, yuko aba yemerewe gusiburuka. Ariko nanone bisubiremo, ntabwo aba ategetswe gusiburuka. Aba ategetswe gusiburuka igihe gusa urugendo bigaragara ko ari urugendo rurimo ingorane, bishobora kuba gusiba kuri we bishobora kuba byamugiraho ingaruka ku buzima bwe. Uwo nguwo ni utegetswe gusiburuka. Ariko umuntu uri ku rugendo aba afite uruhushya rwo gusiburuka, ashobora gusiburuka cyangwa agasiba bitewe n'uko yabiteganyije cyangwa bitewe n'ukuntu we abireba, ariko akazishyura mu minsi ikurikiyeho.
nawe aba agomba kwishyura ala al-fawr. Iyo urugendo rurangiye umuntu agomba guhita yishyura kugira ngo ave mu mwenda w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse akiranuke no kuba arangije igisibo yicaye atuje. Kuko uramutse utinze gusiba ukavuga uti nzayisiba mu minsi ya nyuma, mu minsi ya nyuma kabone niyo wagiramo ibibazo by'uburwayi cyangwa se izindi ngorane zindi zikubuza gusiba, ibyo ngibyo ntabwo bivanaho yuko wabonye igihe kirekire cyo gusiba ukaba utaragikoresheje, ubibonera icyaha, kandi nanone ukazategekwa kuzishyura ya minsi nyuma y'igisibo kiba kizakurikiraho. Icyo ngicyo kije murabanza mukagisiba ukazishyura ya minsi utasibye nyuma yacyo, ubwo urumva ugifite umwenda kandi nanone wabonye icyaha cyo kutabikoze ku gihe cyari giteganyijwe. Wabillahi tawfiq. Hanyuma ngira ngo dusoreze iki gice cyacyo cya kabiri kijyanye n'umuntu uri ku rugendo.